saa saba ndahagera ntegereza umuntu ndaheba, bigeze saa mbiri z'ijoro abantu bangira inama batirishira ubabaze we urabyemerewe nk'umutware niba yanapfuye bakubwira. Nagira ngo mbabwire yuko umwami Yesu azagaruka. Abantu barabyibagiwe kandi kubyibagirwa bibateje akaga. Icyo bibagiwe n'iki? Icyo bibagiwe ni uko Yesu yashatse ko azasanga tukera imbuto zikwiriye abihana. Ingeso zawe batazazamuka mu igira ibyuma mu ndabona senyenge senyenge zaje bashira hejuru y'ibipangu utafata gutyo kubera ko ufite ibintu hadi nyuma iyo bifasheho inyama zisigaraho. Nibyo basobekeranije babikubita umwami Yesu bagakubita bakubise inyama zikazamukana n'iriya nkoni. Niho byanyuze kugira ngo yitwe umwami w'abantu kandi n'ibyamutunguye yaje abizi arabyemera. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo yatewe ibyishimo umutima w'umurwa n'urukumbuzi rwo kuzabona itoro ryo mu gihe cyanjye nawe twarakijijwe izina rye rihawe agaciro kandi Imana yacu imenyekana n'imirimo yayo. Amen. Ngo ibyo rero bimutera kwihangana. Ihangane. Tumaze gusoma amagambo y'Imana nihuse rero nagira ngo mbabwire yuko umwami Yesu azagaruka. Abantu barabyibagiwe kandi kubyibagirwa bibateje akaga. Icyo bibagiwe n'iki? Icyo bibagiwe ni uko Yesu yashatse ko azasanga tukera imbuto zikwiriye abihana. Nuko Yesu azasanga tukihangana. Nuko Yesu azasanga tutarabivuyemo ngo tuyobize. Twatangiye rero neza. Gutese twatangiye neza. Twasanze abashumba batubwira uko umuntu akizwa, uko umuntu areka ibyaha, uko umuntu areka gutukana, uko umuntu areka kunywa inzoga, uko umuntu areka gusambana, uko umuntu areka kwanga, uko umuntu yere muto ahantu hose hakabugagize kwigomwa kugira ngo abandi bagubwe neza, hakaba barabitubwira tubyakira na yombi turabyitoza turatangira. Amen. Tugeze mu nzira rero duhura n'amakuba. Duhuye n'amakuba tugira ngo Yesu ntakije twisanisha n'isi, umurongo turawutakaza tuva mu nzira twikurikirira izindi nzira turabireka. Ariko kandi ntitwanabireka ngo tubivemo burundu, dushaka gukomeza gukizwa no gusa n'isi cyane. Aho niho itorero rya none riguye, aho niho abantu benshi baguye, aho niho abantu benshi bayobeye, aho niho abantu benshi bazahari. Muri make gukizwa ubu ni byiza bigezweho. Iyo ureba ukuntu izi korari ziririmba, nk'iriya korari yitwa yaramaze kuyimenya, ubona ko nanjye mbayeho niba turahariyo naririmba. Ubona muziki waraje, indirimbo ni nziza zirimo amavuta, nta muntu n'umwe utanezezwa no kuririmba. Noneho ukabona abantu banejejwe no kuririmba, banejejwe no kuba mu rusengero, ariko
no kuba bizi icyari. Murabyumva? Akanezezwa no kwitwa umwana w'Imana, ariko akaba na perezida w'abafana ba Arsenal. Ikibazo gikomeye. Anejejwe no kwitwa umwana w'Imana, akaba na perezida w'abafana b'indi kipe y'inavuze tagira igira ngo nayitunze urutoki nimwibera abafana, ariko je nagira ngo menyeshe yuko ibi bintu bibiri byombi ntabwo bijyana ubundi, ntabwo bihura. Twebwe twakijijwe twatera ku mupira, ntitwawuretse ko ari nawe utera nta cyaha ufite, ariko tuza kubona igihe batera mu mupira kuri twebwe twagihinga igihe cyo gusenga no gushaka ubwami bw'Imana. Tuza kubona igihe bareba uko bagira batya bahereza amashoti bagira batya bari muri ibi, natwe cyane igihe twibwira ijambo ry'Imana n'iby'ubwami, hanyuma bituma inzara n'inyota byabyo bidushiramo. N'ikimenyimenyi iminsi maze i Kigali sindageraho sitade iri ngo ndebe umupira, kandi ubabizi bagenda ndeba. Kubera iki? Numva njye nicayeho Yesu yahasanga akambaza ati ba barwayi bo mu rusengero aho uyobora wabagezeho? Namusubiza ngo icyo ngo hoya nabanje hano. Isi yararyoshye, iyi monde ya digitali waye nziza, noneho bawutugereje muri salo. Ubu niho ugeze umupira muri salo, ubu ni live, ni ukugura amayinite, ubundi bakawurebera muri salo. Abantu ntibaryama, umuntu utararara mu masengesho akihangana akareba umupira wa saa 8 z'ijoro, akabyuka agacana televiziyo akawureba, agasiga umugore mu buriri akajya kureba umupira, agasiga ababyeyi mu buriri akaza televiziyo. Ntarabasha gusenga niba ture n'umunsi uyu muri uwo mwaka. Ndaguhakaniye urukundo umwami Yesu ntarwo mbona, nta n'uruhari. Ibyo ukunda ni biriya, aho igiti kibogamiye niho kiba, niho kiba. Yesu avuga ko azaza rero, dore bagira inama. Yesu azazanwa n'ibindi guhemba no guhana no gucyura itorero. Mvuze bingahe? Kugira gute? Itorero rizata ntararenga izagenda ibihe. Igihe cya mbere itorero rizazamurwa rimara imyaka 7 ku isi, ubuzima bukomeje bagicuruza, abantu barabatubura. Muri iyo myaka ingahe? 7. Mu myaka 7 tuzijizwa mu byumba bibiri. Icyumba cya mbere ni icyumba bapimiramo imirimo, tuzakimaramo imyaka 3 n'igice. Imirimo yose ipimwe, kandi nimara gupimwa abantu buri wese amenye icyumba azajyanwamo ukurikiyeho. Hanyuma irangiye 3 n'igice, abantu bavanwe muri icyo cyumba bajyanwe mu cyumba cya kabiri gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Hanyuma iki cyumba cya kabiri bakimare n'indi 3 n'igice. Irangiye 7, itorero rizagaruka hano rizana na Kristo kwima ingoma y'imyaka 1000, iyo bita mileniyo. Hanyuma iyo myaka itorero rizaba riri kumwe nande? Na Kristo. Aha ngaha ari we mwana. Barushimwe cyane. Hanyuma bibutse ikiko, bibutse ko Yesu mu nzira yo kuducungura, mwanditsi w'igitabo cy'Abaroma mujya mukunda kugisoma, nubwo muri no minsi abantu barimo bakiyobereza abantu. Muri iyi minsi hadutse inyigisho zitwa ubuntu, zitumazeho bene data, ntabwo zibatumazeho zibayobya zibaganisha ku kundi. Babijeje agakiza kadakurikiranwa no kwera imbuto. Nicyo kibazo kinarimo. Ibyo bavuga ubundi wumva bafite ishusho, ariko ntabwo bemera ko nyuma yo
gukizwa ari ukubirwanira no kubimaranira twera imbuto zikwiriye abihana bo baravuga ngo yabikwiriye byose ngo kwizera nicyo kibazo utizera we azarimbuka ngo ariko wizeye n'ibindi akora ntacyo yabaza jewe ndababwira yuko kwizera ni intambwe ya mbere ariko gukora ibyo umwami Yesu ashaka ni intambwe ya kabiri ababwira ko iya gatatu hari ingororano azaha abamwizera bakoze kandi zitangana kandi buri wese akwiye gukora kugira ngo azahabwe ingororano. Amen. Hanyuma iki gihe cyo guhera imirimo y'umuntu wese izapimwa ayihembe. Muranyumvise? Abantu bazahabwa ingororano zingana n'imirimo bakoze. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo gukizwa ni kimwe no kugera mu ijuru ni ikindi, ariko ikindi gikomeye ni ukubona ingororano z'imirimo. Imirimo tuzahemba ni iyi, ni imirimo twakoranye urukundo. Icyakora nta muntu ujya usenga niba turakina, nta muntu udakunda umwami Yesu wajya muri nibature. Iki cyo narakibona, ariko birasaba ngo wongereho iki, birasaba ngo wongereho kuva muri nibature ugendeho imbuto nyinshi kandi zigumeho. Mbibutse ikirere mu ngororano z'umwami Yesu azaduha zikatunezeza. Yesu ashimwe. Kurokora ubugingo bwacu n'ubw'abacu. Ejo nababwiye urugendo rwa Mukristo kandi arusoreje ageze mu rurembo Siyoni yambutse inyanja yitwa urupfu. Nababwiye ko ayigezeho yabajije abo yahasanze mu gitabo niko bavuga, arabaza ati nta yindi nzira ihari kugira ngo umuntu agereyo? Baramubwira ngo ntayo, ni ugucamo hariya. Baramubwira ngo icyakora yarahahoze. Iyo Eliya na Enoki baciyemo bagenda, kandi iyi izongera isi iboneke, ariko sinona ubu abagenda bose bacaho, ariko igihe kizagera yanzira igaruka. Igihe Yesu azagaruka abazaba bataraca hano bo ntibazanyura ahangaha. Imana izavuga, abapfuye bizera bayumve vuba bazuka, natwe abazaba bakiri twumva iryo jwi. Ntabwo iryo jwi ari aya matwi mureba azaryumva, ni amatwi y'umwuka. N'abafite ayo matwi bose n'abo bapfanye ibyiringiro bari aha bazamurwe mu kirere basanganira umwami, tuzaturana nabo ku misozi y'igikundiro. Haleluya. Hanyuma Mukristo abyumvise aravuga ati ndahanyura, arahaca, arenga urwo ruzi, aravuka, arakomanga. Baje kumwakira bati urwandiko rurihe? Oh, haleluya. Bararwerekana ngo bararureba, baravuga ngo nimumukingurire, nimumukingurire. Yararwanya aramesha, Apoloni ntiyamwishe. Urwobo rw'ikuzimu ntiyaguyeyo, mu isoko ry'imburamumaro ntiyaguyeyo, intare zizibitse zaratontomye, arihangana. Nimukingure yinjire mu munezero wa Shema. Ikibazo cyane aya makuru y'iki gihugu cyiza waba waramenyesheje umugore n'abana? Navuga ngo narayababwiye, ariko ntabwo bagize inzara n'inyota byo guhunga igihugu kiri gukino. Ngo nabahendahenze ngo tuzane baranga, mbona ko gukiza amagara yanjye aricyo cy'ingenzi. Ngo baramubwira ngo humura nabo bazaza. Ngo ikindi cyakurikiyeho rero niho ngira ngo njye gatoya ku gatabo ka kabiri. Ngo icyakurikiyeho ngo marayika yaje mu gicuku agendera umudamu, ngo amusanga nijoro, ngo aramutwara. Narishimye, Imana ni igitangaza. Ngo amujyana mu gitaramo cyo mu ijuru aho umutware wari. Mu ijoro asinziriye, ngo atembere, ngo abone umugabo, ngo abone indirimbo ziharirimbye. Mwana y'ibindi ya 74 gakiza. Hariho igihugu cyiza cyane gituwemo n'abanezerewe, ntabwo batinya ngo batomike, baririmba indirimbo
icya kabiri ibyaho byose ni byiza cyane nta buruhukiro bw'ukuri nta magambo y'isoni abayo nta n'imfubyizi nta kurikirwa mbese ni ikiguzi kitwatanga kwinjira muri uwo murwa mwiza nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishyuriye ingororano nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishyuriye ingororano marayika aramutembereza ariko Imana aragitanga umudamu bareba igitara umutima w'amarwa n'urukumbuzi ubwo baganiraga nka marayika aramubwira ati nzanywe no kugusura no kugukumbuza no kukurarika gukurikira umutware ngo arabyuka yegeranya abana abatekerereza igitaramo ngenzi atembereye mu byo mwijuru arababwira ngo hari bakitwa Yosefu bari kwicara ababwira ati bana banje papa yagezeyo namubonye mu gitaramo kandi wandaritse namwemereye ko ngenda bana turajyana ngo abana baravuga bati papa ni wani ngo bimeze bitara bibatekerereza ngo baravuga ngo turagenda arababwira ngo ziragoye izi ziraruhije wakuri ibyarabye ngo ziraruhije mwitange dore mutazananirwa mukigenda ati none nubwo iruhije kabone nubwo byanyura mu rupfu turagenda ngo hamagara abagore bo muri karitsiye benshi cyane bateranya inama y'abagore arababwira ati muri iyi minsi ndabacitse burikiye umugabo wanjye mu gihugu cyiza ngo bamugira inama bativa mu buswa wowe iyo utikunze ntukunda n'abana bawe ibyo urimo ibyo ni ibiki arababwira ati ndagenda nta gisibya n'abana turagenda ngo havamo umugore umwe witwa Mukamusambanyikazi aravuga ati genda n'ubundi byawe ntibyari bisobanutse iyo tugiye gusambana ntitujyana iyo tugiye kuryoshya mu kabari ntuduherekeze wari ukwiye kugenda ukomongana nk'umugabo wawe ngo havamo umukobwa umubyeyi umwe witwa Mbabazi baravuga ati nzaguherekeze watubaniye neza nzaguherekeze ngo barahaguruka rero asezera nyine aramuherekeza ngo ariko bageze mu nzira kugira ngo dukore umurimo w'Imana wowe ni wowe nabwiye ngo bari mu nzira baramubwira ati ariko ugenda unyibutsa bya bintu wavuze weretse ndaramubwira ati rero igihugu cyiza imfubyi zidakubitwa abapfakazi bake ni igihugu cy'amahoro ni igihugu baririmba banezerewe ntabwo haje nzamera mwe baramukumbuza aramubwira ati kora n'umutima wawe ushaka ko tujyana kandi ko umuntu wakugendereka mu Rwanda uzinjira akajya atanga umwana ndaramubwira ati tuzajyana nitugera ku irembo nzababwira ko mushiki w'umugabo wanjye muri kariya gatabo ka kabiri muze kureba naho gatangiye naho warangije aramubwira ati tugende bo rero ntabwo baciye mu isanganya n'agasaza ahubwo ngo batungiye ku nzira ndende ngo y'ishyamba ngo baragenda ngo baza kubana ku marembo abana bananiwe cyuya cyaje inzara ari yose ngo batuguke barakomanga ko bakomanze rero ngo abiyo mu gikari batinda kumva ngo noneho hirya y'urupangu bagomba kwishyira mu rurimi inzira nziza ngo hariya turi umuturage wangaragenze ngo yorore ibintu ngo birimo kucya ngo by'ibidamahanga noneho ngo barimo bakomanga biribwa biratontoma ubwana bubwira nyine ngo dusubireyo ibibwa biratontoma ibi ndavuga ati n'ihangane bagatuza ngo bareka gukomanga nabyo bigaceceka niko bigerageza bimera iyo bibonye warambuwe nabyo biba biretse bikarushya gakera ukagira ngo n'ubu biba bifunze gakera gusunika niko bifunze burya yagira ngo ucomba rusomere ngo kera kabaro barongera barakomanga ngo abiyo bamenya ko hari ukomanze ngo baza ku kintu ngo bakinguye rero ngo barasaturira ati ndimukamuka ibisitokazi batuma bacira hakire ati yo twabimajije ahuri none se abana bacu none se wakitwa Yosefu gatiri twinshi zanga ziraturya abandi bato yasiza ziriya mbwa zirihi
imiryango y'abaturanyi badakunda abagenzi bagana Siyoni. Nibo izina, nibo batujije ibigeragezo ngo bananize abagenzi bagana Siyoni. Nimuhumura nazo ngo babacira ngo babategereje mu mugore ngo babazimana n'imbuto ngo bararye bamaze kurya ngo kandi turagucira neza abantu bazarya inzira yose ngo barabacira barangiza amasezerano bagitirimuka rero n'ibyo rero ngo yaritse irongoreshe mbere ica mu ishyamba ngo ntibamenya gusaba babaherekeza ko batabaza amakuru arikoze ngo batirimuke bagere hariya nyirizanga aravuga ati baragiye ngo arebe urugo arabakurikira ajya kubafatira mu nzira ngo abambure cyangwa bafate ku rugo noneho ngo bariyo hirya bageze aho abantu batumva mu cyahari nyine umwana arahira niyo ngo bakira bafashe cya kigabo kizanye n'ibizimu byacyo hirya ngo kirabarwanya abana bataka banyina bataka ariko icyo ngubwira umukiza gusanga ku kiwacu ngo yumva amajwi yabo ngo yohereza uwitwa muvugi gutabara umuvugi wihute bafite ikibazo bazayibuka agasanga kirabarebeje ngo kiri hafi yo kuba baramumuka ngo kimubonye ngo kimenya ko yoherezwe n'ijuru bakutabazwa ngo kirabarekura kirongera kireka ngo gisubirayo barabaramira arababwira ko imukono kubera ko utasabye ubutabazi mu gihugu bati twari tuzi uko imeze natwe niko twahagurutse duhuzagurika tutangizwa n'iza niyo bigana ariko umwami Yesu yagiye aturagiza imbabazi ngo bakomeza urugendo ngo bagenda babwirana amagambo meza ngo yo gukomezanya ngo bakavuga ngo ikitujyanye ikitumara ikidutera imbaraga ni uko igitaramo twabonye niturangiza uyu rugendo tutazongera kubaho ngo bikoje hirya rero ngo bagera kuri ya nzu nziza niho rigeze ubwo ryihuse ku nzu nziza bakiriwe na ba mbabazi na ba nyirarukuru ngo bafata utwana batumara dukarate amazi ashushe ngo baracumbikira mu nzu ngo barabwira ngo mugume aha muruhuka ngo nyiri iki kigo nyiri iyi nzu wayubakiye abagenzi azaza ku munsi wa gatatu ngo niho azahajye ngo kubareba no kubaramutsa mbere yuko muhaguruka ngo babayeho neza ariko barabaganiriza kuki mwatinze kuza twatinze cyane kumenya amakuru meza ya kiriya gihugu no kwiyemeza imitima yacu ngo duhaguruke ariko aho twayamenyeye natwe duhara amagara yacu ngo tuzagere mu gihugu cyiza ngo barabaganiriza ngo ariko birangiye umunsi wa gatatu nyiri igihugu araza nyiri yaza barabaganiriza ababwira amagambo meza nihuse kubakomeza ariko ibyanyuma ngo bakatana inyuma y'inzu kandi niho by'ubusoreze uyu munsi uyu mushumba azabaho umuta ngo bakatana inyuma y'inzu ngo bakatana inyuma zehera ngo abereka umurima w'imbuto aberekamo ibiti bitatu ngo aberekamo igiti kigufi gitoya ngo cyari gifite imbuto zenda kukivuna gito kitagaragara gitwikiriye ari gato cyane ngo ariko gateye injangwe aha n'ahantu ngo kuko kari gafite imbuto nyinshi zigashagaye ngo baramubaza ngo biriya bisobanura iki baravuga ngo bariya n'abakristo bageranywa n'abakristo bato batazwi mu rusengero ngo ariko bagira imbuto nyinshi ngo bagira amaboko abashyigikira atagaragara ngo ariko bagira amaboko abateze abashyigikira ntacyo bazaba barangije berekana urubuto rw'inganzamarumbo ngo ariko rutagira urubuto na rumwe ngo kandi rurashishe urureba cyangwa rwo rukizuba muri ngo bararureba ngo ruriya rwo rusobanura iki baravuga ngo ni abakristo bibonekeza ngo bakunda gufata ijambo mu materaniro ya benshi ngo ariko ntibagira imbuto n'imwe abo rero amaherezo nyir'umurima naza azatema tsemba avane babereka n'ikindi gitoya ngo cyane ngo kirabyo ngo baramubwira ngo iki cyo gisobanura iki baravuga ngo iki gisobanura abagenzi bataragera iyo bajya bakiri mu rugendo rwo gukizwa no gukiranuka ngo baba bakeneye kuramizwa amaboko no kongerwamo ifumbire kugira ngo nabo bazere imbuto kandi nyinshi kandi amaherezo bazasoze bahawe arababwira ngo ngaho ngo barongera bakize izindi mbuto barangije batungira urutoki arababwira ngo bashaka gukoresha ngo arabajyana barababwira ati kandi murareba hariya iriya zuba rirasira ngo barareba murareba umucyo waryo
bafite turahure barababwira ngo hariya niho ku marembo ya rwa rurembo, bambwira ngo haracyari ahamanuka n'ahaterera, haracyari ibigoranye kugerayo, ariko kandi ntimuzacika intege. Nimugera kuri ririya rembo muzasanganirwa n'abamarayika n'ingabo zo mu ijuru, muzahabwa ingororano. Imana izabara imirimo yose ibitura ibyiza. Ngaho mugende ntimuzacogore, mukomeze mwere muto kandi nyinshi kandi zigumeho, kuko Yesu azaza kandi azaza vuba agororera umuntu wese ukwiriye. Ndashoje nanakererewe ahari sinarebye igihe, ariko torero umwami Yesu azaza. Ntimucike intege, kandi icyo musabwa ibindi byose mwarabikoze, icyo musigaje ni kimwe: mwere muto kandi nyinshi kandi zigumeho. Iwacu mu rugo, ku kazi, mu nzira tugenda, muri bisi, mu isoko, muri ofisi, ariko cyane cyane ku baturanyi n'iwacu mu rugo. Mugabo, akazi ka mudamu nagahesha umugisha, bikamunezeza agahesha umugisha. Imirimo yawe yose ni imirimo myiza yo kwereka utavuga urugo. Mubyeyi bimere bityo, abana bimere bityo, abashumba bimere bityo, natwe ndababwira nanjye nibwira. Kuko ubu mwarafashe isura mwese muranzi, ntabwo nzi aho tuzahurira njye sinabamenye, ariko aho uzambona hose uzambone nk'umushumba wera imbuto. Nteko uzitwikira ijoro ngo Kigali ntibaramenya ngo njye mu byaha, ngo ngeze aho ntazwi. Oya, twese twere imbuto kandi Imana ibaha umugisha. Mwagendanye nanjye urugendo rwo kumva ijambo ry'Imana kandi murarikunda. Nanjye icyo mbizeza, n'ikindi gihe nibampamagara nzaza. Ntawe umenya aho Imana igutuma, Imana igukoresha hirya no hino, ariko ngombwa ni kimwe, ni uko muri ku mutima wanjye nanjye narabakunze, kandi mufite abayobozi beza baciye bugufi y'abakozi b'Umwami Yesu. Nagiye mbona uburyo banyitwararika, uburyo uyu munsi wo bashatse no kuza kuntwara n'imodoka, ariko ndababwira ngo ndaje. Imana yandemeye igitangaza uyu munsi. Nagera ahantu nkabona imvura irahise, nagera imbere nkabona irahise, ndagera itanyagiye. Rero Imana yarikoze. Rero mwarakoze kungirira icyizere, murampamagara, nanjye ndabashimiye. Mwarakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Uyu munsi ushoje babwira mugende mubwirire abantu bo muri karitsiye ngo mwiziki, mubabwire ngo twize yuko Umwami Yesu azaza azanye ingororano. Azagororera umuntu wese ukwiriye ibyo yakoze. Ubwo harimo ingororano z'abazahembwa n'abazahana ko batamwizeye, hanyuma kandi azacyura n'itorero. Tubabaye none, turahangayitse, ariko muhumure, hari amaboko aramira abagenzi. Imana ifite amaboko yo kuramira abagenzi. Imana ifite imbaraga, ifite amatwi yo kutwumva turi mu nzira, imenya n'ibitubaye igatabara vuba. Nanjye mbijeje iyo ngiyo, iyo niyo yatugiriye neza. Bimusoza Imana yangiriye neza. Mwene data yavuze ejo bundi, mu myaka nk'itatu cyangwa ine yashize, nigeze ndwaza umudamu yenda gupfa, twarwariye muri Faisali. Bamukuye iryinyo, arwaye iryinyo, hanyuma bamukuye iryinyo bakomeretsa amashwari, hanyuma iramungwa igaruka. Bakavuga bati bizagera naho, bagomba rero ko hagomba kuba operasiyo yo kubaga aho harwaye no gushyiramo proteze n'ibindi. Rero iki gice cyaha ku bantu bakora kwa muganga murabizi n'igikorwaho n'umuntu wese. Yagomba kuvurwa n'abasipesiyalisite. Hanyuma twari dufite rama, tubajije baratubwira bati baduhaye fagitire ya miliyoni 13 n'ibindi, kugira ngo baratubwira ati muyishyure mufate shambure dukore. Turayabura, naramira duhakanye. Turataha dushaka umukiriya utugurira inzu, turamubura. Umuganga aradutegereza, aratubura, aratuhamagara ati byagenze gute? Twarayabuze, muzagaruke tuvugane. Atujyana kuri indi vuriro w'umuhindu. Biza kurangira abyanditse muri ajenda ye tukabizi, ajya iwabo muri vakanse. Ageze iwabo muri vakanse abona ya proteze ko niyo yari ihenze, arayigura mu mafaranga ye. Ageze araduhamagara, turagaruka dukorera ifagitire miliyoni zigera muri 7-8. Aho tugiye hariya barayemera, baratubwira bati tuzayibishyurira. Batubwira twishyura, dusanga turasabwa muri 2.5 miliyoni. Noneho byarashobokaga twisunga banke, tuza hariya mu bitaro.
tuhageze rero bazima gukora operasiyo, muganga arambwiye ati taha, twari tubituye piriya, ejo saa saba uzaza usange nabirangije. Turamujyana mu gitondo saa 12 n'aba yinjiye muri sale do, mutera ikinya. Imashini bakoreshaga batangiye operasiyo igeze hagati rapfa, ari mu kinya bongeramo ikindi, batumiza indi Kanombe, ngo turi kuri Faisal. Saa saba ndahagera negereza umuntu ndaheba, bigeze saa 2 z'ijoro abantu bangira inama batinjira, ubabaze we urabyemerewe nk'umutware, niba yanapfuye bakubwira. Noneho nyine nanjye numva mpamagara abantu, epfiri ubwo bashyizeho igicaniro cyo kudusengera, n'abandi basanga hariya b'inshuti turimo turasenga, dutangira kwakira nyine ibitubaye. Hanyuma ndinjira ndakomanga, barambwira bati hangane turaje. Nka nyuma y'amasaha hafi saa 5 z'ijoro muganga binjiranye uwo muhinde. Uwo munsi ntaho umuntu yavuye, ikinya cyanze kumuvamo, ategereza bakizoza za mashini ngo bare ku mutima uhagarara, bakabona uracyatera. Saa 4 n'igice nibwo ikinya cyamurekuye, babona ararebye, baramusora bamujyana ahandi hantu kuri reveye. Hanyuma ndashimira Imana ubu yarakize neza. Abapasiteri bagize ingorane zo gufasha abadamu, ukuntu bagiye basitaragoringa, bahura n'ubuzima bukomeye, bahura n'amavuta menshi. Mbwira Imana ngo haga Mana ntunteze uyu muraba n'aka kaga, undengere untabare. Ubu rero nanjye gumagaho guhamya ko nzakurikira Umwami Yesu aratabara. Watsi deni rero turaza, ubwo turaho abantu bo muri famiye barabimenya, bamwe baje kumusura, abandi ntibaza, bakora urubuga Shishi itabona, baravuga bati pasiteri tumutabare, uyu aharwarije murabibona harakomeye. Muri ayo mafaranga babwiye baregerana, banyoherezamo hafi 1.5 miliyoni. Barambwira bati turabizi ko aho hantu bigoye bihenze, ubwo nuwo n'umusanzu wacu natwe nk'abavandimwe. Ubwo rero murumva twavuyeyo n'imyenda igabanutse, ibintu bitoya. Mu by'ukuri murakagira Imana kandi murakagira n'abavandimwe beza babitaho. Basoreje aho rero mbabwira mbiringiza Imana tukiri hano mu rugendo, Imana ifite amaboko yo kurabira abagenzi. Nimucike intege, hari n'abandi bantu beza bazagenda babwira amagambo meza yo kubakomeza no kubiringiza. Mubagume iruhande, mugume hafi y'abashumba, mugume mu nzu y'Imana. Natwe twese turi kumwe namwe, Imana ibamugisha. Dusengere. Iki cyabavanye mu nzira, cyabagije ko Yesu azaza, bigatuma isi batwaje imbaraga nyinshi n'igitugu, mukibagirwa ko Yesu azaza kandi azahana bakamwizera. Iki cyabateye kuvanga agakiza n'ibyaha, iki cyabateye kujya kure y'Imana, iki cyabateye gutakaza ibyiringiro mugasubira inyuma. Nimugaruke kandi ngiye gusenga. Gisenga rero ubwira Imana ngo nanjye naribagiwe ko Yesu azaza, bintera kwivanga n'isi, hinduka inshuti yayo cyane. Bibutse yuko inshuti mbi zihindura umuntu, iyo udahindura nazo rwose nawe urazihindura. Ariko njye nakugira inama yo korohera ibiganza by'Imana, ugakomezanya n'inshuti nziza zikugira inama. Imana ibahe umugisha kandi mwese mubigira icyifuzo, mureke dusenge. Mana y'agakiza kacu, rugendo tugendanye nawe iki cyumweru, turagushimiye. Warakoze kubana natwe, warakoze kuturinda. Nubwo imvura yatunyagiye ariko ntiyatwishe, nubwo byari bigoye kuba abanye natwe, turabigushimiye. Duhamije amaboko yawe iki gitondo, kubera izo mpamvu turasenze. Uramira mu itorero, uramira abashumba, uramira mu nzira zaryo, uramira abakozi bawe, bagirire neza. Buri wese umwiteho, aho yarageze ananiwe amutabarize, bagirire neza. Hembura imitima yabo, bongere ibyiringiro, amaboko yawe akomeye abiteho. Buri wese umwiteho, wumvise ijambo, wibukirwe ko Yesu azaza kandi akwiye gusangwa yiteguye kugira ngo azagumane n'abera. Ye kuzaba hanze aho bazabira bagahekenya amenyo, ahubwo bose ndabifuza mu gitaramo cy'abera. Kubera izo mpamvu ijambo ryawe naravuze, ufite ibyo byiringiro, yiboneza nk'uko naboneye, ubaboneze, ubatunganye,
ongera ibyiringiro akomeze gukira ahembure bagirire neza turagushimiye gukiza uri Imana ritaye kudusenga kwacu duhabwe icyubahiro natwe turagushimiye kandi uherekeze iri jambo uherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso abaryizeye babyiringiye uzabagezeye amahoro urakoze mwami icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen. ushaka kwakira umwami Yesu cyangwa ushaka kugirwa inama aze gusigara kugira ngo abashumba bacu bamuganirize mu izina rya Yesu Kristo. Bari gukora Mana tugushimye ko uri Imana nziza kandi tugushimiye yuko waduteguriye amagambo adufasha muri uru rugendo kugira ngo tuzarangize amahoro. Ijambo ryawe turasenze kugira ngo bishyire ku mitima yacu tugira inama uko bwije n'uko bukeye kandi twumvishe yuko uzaza utazatinda kandi uzaza guhera buri muntu wese kuri ibyo yakoze. Mana yacu umukozi wawe umugisha usubiza akuye kandi umwuzurize mu izina rya Kristo Yesu. Ntuzibagirwe ibitondo cyangwa amajoro ahubwo nabyo byandike mu gitabo cy'imirimo. Mana yacu rero tugiye gukora umurimo mwiza dutanga amaturo n'icyacumi. Saba umugisha buri wese kandi Uwiteka n'ibihe mwaje mu nzira natwe urafite nawe umucira inzira. Tugushimiye yuko rero aya maturo uzaheza gukora umurimo wawe ndetse ukayabika igasi n'inyenzi zitagera. Cyubahiro n'ubutware no gupfukamirwa dukomeze kubigira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen.
isezerano rikomeye yuko azagaruka akatujyana. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Abaririmbyi bamaze kubiririmba Yesu azagaruka. Kandi umwana yarayitanga. Ni amaraso y'igiciro cyinshi. Azagaruka tujyane. Ashobora kuza nonaha, ashobora kuza saa sita, ashobora kuza ejo, gusa byerekana kuza kwe byose byamaze kugira gute kuboneka. Duhore twiteguye rero, Yesu ari hafi kandi ageze ku bicu. Duhore turi maso kugira ngo tuzasanganire umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi hamwe icyubahiro. Dushimire Imana ku bw'aka kanya keza yaduhaye. Imana yagize neza. Dushimire Yesu. Yesu ni umwami, tumukomere. Turashoje, byari byiza ko twizumira hano, ariko ni ngombwa kugira ngo tujye no mu yindi mirimo, kandi ejo tuzagaruka. Kuwa mbere turakomeje n'ijambo ry'Imana babateguriye abigisha bose. Mose twumve icyo Umwuka abwira amatorero muri iyi minsi ya Nowa. Haleluya, haleluya. Niba turarya igitondo kugenda kuri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero rikomeze ribabemo kandi rigwire muri mwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Reka ndekeraho
dufite umugisha rero, umugisha ukomeye. Twabanye n'umubyeyi wacu kandi pasiteri wacu, umushumba wacu afite ubukwe, umwana we w'umuhungu bafite ubukwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12. Yifuje rero ko twamusengera Imana, murumva azafata urugendo, ntabwo ari hafi aha ngaha. Ndabona buzabera muri Philippines, rero umubyeyi wacu afite urugendo, ariko kandi ni amasezerano Imana isohoje. Imana ishimwe. Se ntitwashimira Imana dutewe nubwo azaba yagiye, ariko tuzabana nawe mu buryo bw'umwuka, tumusengere, tumuhe n'umwanya y'amasengesho cyane, ubukwe buzagende neza. Kandi murabizi mushumba ni umugisha afite. Hari n'umukobwa Yvonne, si byo mushumba, nawe n'umukobwa wawe ubukwe burahuriranye kandi nabwo buzagenda neza. Imana ishimwe rero. Yifuje rero ko tuzakomeza tukamusengera, tukamuragiza amasengesho. Imana ishimwe. Ndumva rero twamuha akanya, reka tumuha akanya niba hari ikindi yatubwira kuri ubu butumire. Umubyeyi wacu ni ngombwa kandi ari buze no gukomeza kugira ngo dusohoreze iteraniro, adushimira mushumba wabanye natwe, watubwiye neza cyane. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana kubw'uyu mwanya. Burya iyo umuntu abonye umugisha muri uyu mwanya, Imana igihakorera byinshi. Ibi nabyo ni ibisubizo. Iyo umuntu abona umwana ashyingiwe, muri iyi minsi bisigaye bigoye. Imvange ugasanga abakunze Imana, ariko nyine bikaba bayivange. Iyo umwana akunze Imana rero, ubona ari kugenda biciza mu nzira nziza, aba ari umugisha. No kuboneka imbere y'Imana rero mu gihe cya nibature, mbona yuko Imana igicishamo ibintu byiza igenda idukorera, nk'uko mugenzi wanjye yavuze ku bw'uriya mwana watsinze, n'ibindi Imana igenda ibikora. Uyu mwana yagiye yarize, arangije ibyo yize ubuhinzi, arangije yumva ntabikunze, yigisha ibindi, ashaka abandi bamufasha kwiga ibintu by'ikoranabuhanga, abiminuzamo, abona asaba akazi, arakabona ahantu yitwa muri Malaysia, ubu muri Philippines, hafi y'Ubushinwa. Ariyo nk'umuntu ukora ntabwo ari umunyeshuri, yabonye akazi arakora. Ubwo nyine ni amahirwe, umugisha yajya kumbwira ati rero nabonye umugeni. Aho niho nyereka mbona ni umugeni, umukobwa w'iyo ngiyo niwe yashatse. Abana bagiye bashaka hirya no hino. Ubwo rero nyine turabyakira, turamusengera, tuguhuza na ba mwana. None nyine ubwo azakora ubukwe icyo gihe kuri tariki 2 tuzagera kuri 29. Nashimye rero yuko twakora ibishoboka byose tugashyikira cyane umukobwa wanjye Yvonne. Umukobwa wanjye narabaye cyane ko byahuye nabwo bitandukanye ntibyakunda. Ubwo rero nyine ariko ndumva dukwiye gusenga Imana cyane. Njye nkeneye amasengesho ko mudufasha gusenga, kugira Imana idufashe ingendo zizakunde, harimo n'ibihe by'intambara, zizashobora gukunda, mbega Imana ikora ibikwiriye byose. Ariko uburyo bwo gushyigikira Imana izadufasha, yego, ariko dufatanye nanjye kandi ndabikora kuko uyu mukobwa wanjye niyongera hano. Ubwo rero nyine ubu bukwe nagomba kubutegura rwose, tukumushyigikira. N'ubundi n'ibindi byagiye biba, twagiye tubana nawe, ariko nyine abana babigusha miswi, ntabwo biguye neza, ariko ndabasaba ngo dushyizeho ingero cyane. Ariko uyu mwana wanjye mumushyigikire cyane, kandi nyine mumushyigikiye. Imana rero umugisha, muzadusengera, kandi bizashobora gukorwa byose bizakorwa, kandi neza. Yego, ndagira ngo rero dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana. Aguwe neza muri bino bihe byo kubana n'umukozi w'Imana, byatuguye neza rwose nk'uko umuyobozi yabivuze.
kandi umuntu agira uko ahabwa yuko ahabwa nuko no gushobora kuvuga twabanye nawe nabibabwiye iminsi myinshi hariya ahantu hitwa Nyamasheke aratufasha kuvuga neza cyane n'ubu kandi twaguwe neza kandi yemeye ko azongera kuvuga. Turashimira Imana rero turabwira ngo intashyo tuyiha n'abandi bashyitsi bemeye kugira ngo babane natwe kandi koko tugira dutya ngo bazagaruke. Yabyemeye itumwinginga yabyemeye yakoze Imana imugiriye neza. Mbere yuko dusenga rero ndagira ngo mbabwire ngo hari ababwiwe ntibumva baguma muri cya gihugu kiri gukira, ariko hari n'abakangutse batonewe reka tugende, ariko hari n'abaseta ibirenge, hari n'abavangavanga. Kino gitondo hari abajya basigara tukabaganiriza yewe, ariko nyine wa mwanzi wacu nawe afite imbaraga zo kugira ngo akwicire umumaro, aho baba bakurekura batoya oya ariko rero banyabona bagura bangirika guruka. Niba akanya kabonetse ukumva utsinzwe, ukumva yuko nawe wari ukwiye gutangira urwo rugendo, ibitabo nabizanye hano bikeya n'ibindi nzabizana. Icya mbere n'icya kabiri ni mu bigure tubisome twumve ziriya nkuru neza yabidukundishije, kandi kugenda ukunda ijuru ni kugenda uryitegura. Twanezerwa n'abaririmbyi indirimbo baririmbye kandi batugwa neza abaririmbyi bayo. Kongera tuzamuririmbira tubashimire Imana ikomeza kongera imbaraga n'amaguru. Bakoze cyane, ibitabo ni mu bigure, mugure n'ijambo ry'Imana, indirimbo, mutima w'umuntu. Ibyo ni ibitabo bidufasha mu rugendo tugakomera. Ndagira ngo rero dusenge Imana, dusezerane tujye mu mirimo, kandi rwose uyu muhati ni mu gukomeze. No kuwa mbere mugaruke guhora imbere y'Imana, guhora mu masengesho niho dukomerera. Hari cya giterane kiri hariya uyu munsi naho barahari, rero twari duhari rero bundi ijambo nyamukuru ni ugusenga. Musenge, mugume mu masengesho, mukomeze musenge umudasiba. Aho ngaho niho mukomerera, aho niho muheza intwaro, aho niho mushoborera urugendo, mukazagira igihe Yesu akazaza agasanga muri maso. Kandi mwere imbuto zingahe? Imbuto nyinshi kandi zigumaho. Mwumvise hagati kagufiya bagomba gutega injarwe cyangwa se rwego kugira ngo kubera ko karemerewe n'izo mbuto. Nyamara kaboneka cyane ariko karazifite nyinshi. Umwana izo mbuto rahuri nubwo wakugaya ariko izo mbuto zikumera. Reka dusenge Imana ishimwe dusenge Imana dusezerane. Data toza musengereza utahana umutwaro Yesu yavuge ngo uture kandi utangire urugendo. Nawe waratinze, wararangaye, cyangwa se uravangavanze, akaguru kamwe kari hariya kandi kari hariya, ntabwo Yesu aje wagenda. Utahe nimushake mubona 20 abadiyakoni baradahari badufashe muruhuke, mutahe muruhutse. Dusenge Imana. Data wera mwami mwiza, Bana nyiri icyubahiro nyiri ububasha, turagushimiye umwanya mwiza, turagushimiye imigisha tuboneye mu nzu yawe, turagushimiye ko duhamagariye ubugingo buhoraho. Twatangiye neza, reka dukomeze. N'abataratangiye reka batangire, n'abatangiye bakagwaguza basure. Kino gitondo reka igitondo cyo kongera kukubona, reka ukuboko kwawe kwineza tubahamwe kumwe natwe. Mwami nyir'ingabo, dusure, tugenderere, twiyereke, dukomeze, dushoboze. Ziriya ngazi mu nzira, ziriya ntare ziziritse
kugira ngo mwami ibyo uvuga abandi babanabikore uzabibonera ingororano twebwe twese ubane natwe umugisha abayobozi bani bature umugisha twebwe twe tuzurikira imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo komeza kutwigaragariza duhere umugisha mu miryango duhere umugisha mu rubyaro duhere umugisha mu bagenzi bacu twubakanye baba bafite duhere umugisha mu byo dukora duhere umugisha aho dutuye ukomeze utwigaragarize Mana nyir'ingabo abashyitsi bari kumwe natwe tubasabiye umugisha ukomeze kubahira kandi tugiye kugenda imbere tugukurikire ureke ubuntu bw'umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera ikomeze kubana natwe twese none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Mutana mwari wa Kristo